akazi kawe ubagira iki mwebwe mucuruza urumogi ndabikubwiye akazi kawe aho bazakurasira isasu ryo mu gaturya ntuzanteshe umutwe umvishe ngo muri kino gisagara haje umufande ngo ari kurasa bakuru bizagenda nyine nakubwiye kontorori tekinike yanze umva nyine wakino uwo mukuri munini umufande ndashaka kuzajya kumusura azakurasa wenyine yitwa Muhoza ndashaka kuzamubomora uwo ni umugore mwiza ako gaca gaca urasa igitifu digi agasenge gake Gigi abantu dushinzwe bishaka kubiturikira tumenyereye nabonaga ndimo ndarangira nabi kabisa nabonaga ndimo ndarangira nk'imbwa Imana izagufashe ariko ubu ngubu ibintu byatangiye kujya mu buryo turashima Imana alhamdulillah afande gaca urawinjira gaca avuye gusambana wewe ntabwo wabikoze se avuye kunywa inzoga ko mbona yose umeze nk'uwasinze cyangwa inywere kwa Mukamana bataruye kakarwa kari karyoshye ntabwo byiza yatanze urwarwa ruryoshye ntabwo byiza kwigafaza mu bacu nuba abonye nawe wese afande ni baragufunga ako mwana wawe muri gereza akajya kurya ibigori n'ushaka ibigori arimo ndetse mwana umupuri upuri ubonyesha soka umujene wanjye yagiye hehe gaca narabikubwiye ibi bintu nahoze mbikubwiye icyo kivuye mu mutima Gigi uzaniye pirimusi noneho nimba turi buyimare iyi ni primus iyi ngiyi bayita primus ndagitora bose turi kugiye mu kanya uri muzima ibintu bikuye iyi ni telefone uzaniye n'akantu k'igikongoro bampaye aka gikongoro kakandi bari baduhaye baregesheho siwajya kubaza wakiriwe gaca ntiwukubaza ngo aka kantu kari afite umupuri munini Mukamana nakubajije ngo karenze k'igitaramo nzi umweho aka ni aka ku gikongoro nisaga bibishye nisanga bibishye siyo ndi kubaza nisanga bibishye uragenda nabyo ariko uranasubira ahantu ibintu bikuye ni pirimusi tuzayima iyi ni pirimusi ni pirimusi iyi ni pirimusi nyine ntabwo ari pirimusi yo bro Aya si swali kijamii. ndi muri karitsiye sera ngo ndi muri karitsiye mwana mama mi marazi kuri karitsiye aho kandi ngo yo
gaca ngo baraza kujya babarasa abaki abaki mwebwe mucuruza urumogi Yo, muhungu wanjye. Cyakoze ashaka ngukumbe kabisa. Simora si ikosi ryarakuyobotse wakintu. Nashizemo dore. Umutwe ni wonyine tsigaranye nkaho mbasenga. Mbona uri umusore? Ubu nawe uniform urayambara rwose. Nanze kwina urabizi muri kacye ntabwo wazo yambaye. Ako iri mu rugo byibuze. Biri mu rugo nushaka kuzenkweri. Uzari nigireho ndiwe nanjye. Nako asa seko mbona ko ari woshyize Cha mani n'amasomo amajoro. Ese ngomeza bite? Cyane neza. Iba wicaye tuganire. Baricaye muri ghetto n'ubundi nayo ngombe na ghetto mana. n'akazi kawe ubagira iki mwebwe mucuruza urumogi ndabe kubwira akazi kawe aho bazakurasira isasu ryo mu gatondo ntuzanteshe umutwe umvishe ngo muri kino gisagara haje umufande bikisi ngo ari kurasa mva kuru bizagenda nyine nakubwiye kontorori tekinike yanze umva nyine wakino afite umukuri munini umufande ndashaka kuzajya kumusura azakurasa wenyine yitwa Muhoza aho se mwana mbwira bimeze bite cyane neza tu imyaka myinshi kabisa ako mwaka bari muremure usiko mwaka ugiye hari umeze nk'imyaka nk'itatu usa umwaka wise wuzo umwaka soranye suze ko mwaka ari umwaka uburangiye nyine tuze umwaka urangiye Nzo ngomeze bite cyane no hase shanda bona gitora yinde yagaragara umuntu akaminuza cyane nasize yaragozwe abashaka turangiza segonde twari twaragozwe cyane ase ko kiragiye nta nicero umuntu aba afite ariko umuntu abaraga tuba dufaranga bampaga ku ishuri naryagamo duke utundi nyine naraje ndavugurura ariko na mukecuru aramfashije ahubwo ati urabona ko nkuze abakobwa bakwiye kujya baza kunsura ntago baza ngo mbicaze muri sale mwana kivuga ku bakobwa amakuru ya Angel hamujere wanje segonderi byagenze bite kunyama nagiye uko nagiye yarabyanze sinabwo ashaka ko ngenda cha Angel se ubu amakuru nanjye mfite nkura kuri ba bakobwa bagendanaga yagiye hanze pe Angel aragiye se ahubwo ubu numvaga amafaranga ye warayegereje ubwo hakora urandanya harabora bize na telefone tuba dufite tuba twarazisize Ngo telefone ukigera hari uratanga byose. Ko nomero yawe nigeze kuyinyuzamo. Nkumva iri gucamo. Asubizwe kuva cyane ndi umuntu agasimukade suga simukade wagasega. Aseza simukade wari ugakegereyo. Nanjye gakenyero kavuga ati niyenge kadashiramo ndebe ko wankubita igihumbi hari ya. Abo nanjye numvaga nyine ko ari gucyo byagenze amafaranga yiwe yagereye. Hanje ngo agiye hanze. Yagiye hanze pe. Nose bakobwa wazacakiyemo nimero ngari ukuntu namuvugisha. Ahubwo nomero ndaza kuyigushakira. Uze kuyishakira. Ngaho amakuru yari imeze bitewe nawe Arine se Charine twaratandukanye nyine Charine uko mwakundanaga nabonaga nta cyabatanye twaratandukanye nyine twaratandukanye nose sigaba he cyane numvise ngo abazarwamagana ariko se nta makuru nyine nkifite twaratandukanye gusa muri no minsi nari ndi kwitegura gukora ubukwe akagenda no kuri pe uwo Muhoza niba agiye kuza tuzaka kuzamubomora ubu ni umugore mwiza ako gaca urasi igitifu ameze nk'ingagi igitifu ameze nk'ingagi banasaga nanuza dore yasashi yo kwa mucoma yasashi iraryana ni igitero ntabwo ari safi ni igitero ari gutwara iyi
gaca ndaza kuzajya kukurega ndi kumva imvura iri kugwa gaca urumogi wawe rw'ugishisha ahubwo hari ahantu nakabonye kazi none kari hehe kari mu nda urumogi rwa nyarwo ndarushyira fanta zo gufunga nawe urucuruza wapi niwo reka nzajya no kukureka cyasi cya kiyaga cya kiyaga njya gusa kureba abapolisi bambaye kintu n'abapolisi ukuntu bari kubyina ziri muhuza wanjye ugiye gukora ubukwe numvaga nshaka gukora ubukwe hari umukobwa nyine twiganye kaminuza urabizi turabana akajya aza akansura rero mu gitondo nibwo yampamagaye arambwira ngo arumva twakora ubukwe kuko agiye nawe kujya mu mahanga. ntose umukobwa ni uwahe cyangwa uwo mukobwa ni uw'epfo za Kayonza. Kayonza ako ni Kayonza kuko ni Kayonza. ikibazo cy'abakobwa bintu bikimana biba ari danje bura iyo ugiye mu mushinga wo kubaka urugo bisaba kwitondana ari ibintu upfa guhita ujyamo uko wiboneye ukuntu njyewe nabyumvaga nawe kandi ni umuntu twabanye turazanye nyine gusa kubera yari yavuze ko agiye kujya mu mahanga yambwiye ngo arashaka ko twakora ubukwe tugasezerana akajya mu mahanga nsize inaha noneho nanjye nasoza kano gaporoje nari ngiye gutangira nkaba namusangayo biramutse bibaye ngombwa. gusa shaka ufite n'amahirwe mane hari iyo muzi uko iyo mwamaze uko iyo mwasezeranye mu mategeko hariya kugenda birorohita kudekara akavuga ati ni umugabo wanjye akaza tukabinanga pfa kuba bamaze kubona ubwenge igihugu biba byoroshye hariya cyane numvaga rwose mbishaka hari abari n'amahirwe menshi hari ibintu byose wakora biragenda kandi noneho amahirwe yandi nari mfite urabona nka biriya biboro twize kandi natwarigana urumva aramutse agiye akabikora yanashakiramo akazi yaba afite connection ihagije rwose ahubwo rwose ubu ugeze inaha nari ndimo mpanga ukuntu nyine twazajyana kumureba mukanamerekeza nk'abajene ahangaha byibuza nk'amezi nk'atatu ko mfite amezi atatu ndi n'ahangaha nyuma y'amezi atatu nibwo nzasubira ko hari ibyo narajemo nanjye nyuma y'amezi atatu ko nasabye intuza y'amezi atatu ikimbere cy'amezi atatu nicyo mfite nikirangira nibwo nzasubirayo ariko muri amezi atatu ntamari twandabura tukajyana nta birenze nta kibazo. ndaza kumanza pane n'umukecuru kuko n'ubundi usanze umukecuru mwabona yese umukecuru mu cyumba nari bije ndamusuje gusa mpita nkomeza ndangiye kuri hano mu cyumba ndamwe ndaza kumvisha nsetse ntabwo ari we ntabwo ari we wakeye ibyo kugura ku isi ariko nyine nari akamushe kubona kano kantu kararyoshye wagakuyeho ubundi nkabuze nawe ntasobanurire ahantu iyi telefone wagakuye tukaba ari amafaranga icyo ni iyi telefone kiba ari kijya amafaranga igitora guhariya kwa gasipari icyo kintu tuyigurisha amagambo baduha 1000 cyo kugura aka kantu cyangwa baduhe 25. bimenye yuko rwose nawe kafashe neza nk'akakandi ubundi iki noneho hari ukuntu ikintu kiboro zodi kweza ubaye gaca hari umujyi mujene ushaka gaca uvuze ngo tuzamugurisha muri ufashaka kujya kwiba umupuri ako gaca wapfumaje kuri cya kigori cyawe ujya kurongora cy'umusirikare. ubuhe wese Emeline meze bite asha Emeline ntabwo wamenye ibye se wapi Aha. Emi byarangiye bite Emeline nawe ubu afite akazi keza sigakorera akorera mu mujyi Kigali ntabwo arashaka umugabo se abakomana ubundi umukobwa wafashe amafaranga shaka gushaka yabere kureka bisa Yabere kure. abakobwa bino minsi yabonye ifaranga arabwatireka ariko umugabo nta stress none nk'umushiki wanjye uburyo kiyirataga aho yaboneye amafaranga asigaye abenga
Aga mani yari mwiza. Ako mbona gira nzobeye. Cyanzobeye ikibazo bazamumara manumve cyabazamara kuri mama kabisa. ako se Ariko da ntagiye cyagera mu n'umugabo waza avuga ati none nanjye kamanitse amaboko kanshaka kumuka. biragoye pe biragoye keretse abaye abonye mu diaspora. Aba diaspora shaka amena mitsi naje kubona arengetse. Ejo bundi ha mushuti wanjye. Agere gutya aho rero umukobwa mu diaspora. Bapanga ibintu byose bapanga ibintu. Finali twagiye no mu murenge. Ayaga ko bebe itakatira. Avuga ati ntago ndibuze uzikintu yakoze gafotoze mu 1500 bari bavuganye. Yahise amwishyura yose arangiza kumwishyura. Umuhungu arategerezanya mukobwa azaza. Tabwa ati reka ngiye uko nabuvuyemo nabonye muzungu mwene wacu ntago ngiye kuza muri Afrika. Birangiye ku cyaba diaspora ibintu bisi baracanganye bro. Ntago wabyumva. Kuse nanjye uriya mukobwa ntiyazangenza utyo. Oya amahirwe ufite. Mwarasezeranye mu Rwanda n'ubundi byawe we ikimukeneye arageze agahinduka. Connection abo barayibonye n'ubundi just amusati nzabibwira wa musirikare akazi kawe gerwa urongora abagore b'abandi bazakurashya ushaka agatunye bazaga kose bakora bimeze umva nyine Gigi imvura igiye kugwa imvura ariko wamamaje kuri Mukamana kugira umurongo kumurara yakubwiye ngo umva Primus turi buyinywa nyine Primus turayinywa nijoro ya turayigurisha tukuramo amafaranga yo kuzagura n'idibure subyemera Gigi abantu badushoje pe shaka kubiturikira twese tumenyereye umva Gigi n'akazi kawe cyumweru dore ukuntu rusa abantu badushoboye amaraso kuri amaraso kubiturikira twese twibashije kuko bakunu bimeze bakunu bimeze kureba kureba cyose wazanye ako mana wache nanura ngomana wajetse yabidoya Yakuza na telefone. Iyi telefone atirimo ntabwo birimo sungura. Iki ni telefone atirimo. Ako gusamba. Ntacyo byabitwepfa ko ikibi nuko babanga muri yo muri gupanga ubiko ariyo nawe inanga cyaba bigoranye bro. Ura mwana wanje. Diaspora ni danger. Sinzi ko yabinkora aba diaspora. Akowe kubera ko renda ashaka ko tubikora tarajya muri ayo mahanga. Ashobora kuba afite umutima. Aho se sha ako gafanta kare turakamwera hera agafanta harya asibu ahantu nangatwe kase ne hameze neza uvuga atanda kujyana n'umujama wanjye hameze neza urase muri Eastgate nta haba hameze neza Eastgate haba aho se nirari ryawe barabakobwa shaharana reshana risize ryo ryane ryasiga ni kwa kundi nzi iryo rajyana aha ni nkamwe mu ndari hasiga ndavuga ati none ndamanitse ubu kigaye ni torusha turo kujya ngo ndavuye ntavuze ukagira ngo agari abo nawe principe ya nakudoho kurayi bayubahire karwotsi ibintu byose ni ku murongo harana imikino umuntu abafite ha training hindura abantu cyara bahindura byaranga kugiye gukomeza ari kugaruka umeze mwana buryo wari ujengetse none cyakiragiye bwe akikora narakara gatekerezo agize no ku Imana nabonaga ndimo ndarangira nabi kabisa nabonaga ndimo ndarangira nk'imbwa Imana izagufashe ariko ubu ngubu ibintu byatangiye kujya mu buryo turashima Imana alhamdulillah none shisha asiba baje mu bandi bameze bate abaye bose ba Olivier ba Byiringiro ba Samu cyane ntababuze Byiringiro nigize kujya kuri IG nsanga yaranyandikiye mubishyira hamwe ngasigara muri Kenya ariko sinabona connect ngo tumye tuvugane birangira gutyo nyine nawe bize umuntu ari biza guruka ariko Samu na Olivier ntago nzamaherere yabo cyangwa abaje amase nanjye simperukana nabo
aha ariko kwa Samu bari bafite umukobwa bamwitaga Ndera Narine Narise Neri sinzi bamwitaga ngo w'inzobe nawe aracyaba inanga cyana nkubeshye gumeho asuru ndamakuri nabundi bafite ko nawe uguruka ari nka nawe uguruka ari kwisha aso usanze ni iryame nyene usanze ni iryame cyane ibisazi umugore kano kari kubikora reba nyine umva ukuntu bimeze ko atagira gukora cyangwa wamenye yuko umva umva ukuntu bimeze aba sinzi we utamenyera ibintu umva nyine naryohewe ngiye gusoma ukureba ibikimana muri musamba kandi narakubwiye ako gakino ntawe ukamenyereye bamusoma muti kure cyane wakino wagiye unywa byoroshye kunywa amazi wede tabi ntari bikafite icyo umva nyine umva ndumva narakubwiye ngo mfase nyine narakubwiye ngo mfase nyine ifata kuri pure gakeya umvise reka muhamagare umusirikare mu guteza n'ubundi ahantu hari idahazi sine telefone kaguteza abantu iyi ni telefone kabanza amamagare iyi ni batiri wakiriwe kabanza amamagare mu dukutaza gufunga gusa nyine bari abajene ukomeje kubura konegisiyo yabo ubwo rero turaza gupanga turebe ko twazabashaka tuzapanga turebe ukuntu umuntu yabageraho kabisa hari undi mujama w'ikitange usigaye w'i Kigali ejo namuciyeho umwe bitaga Isa uzi ukuntu asigaye ameze afite shopu y'icyango bro irakorera mu bicu nagiye ndeba imyenda dore na kano kaboro wambaye niba kama niwe usigaye kwambika ucya yego ko afite ikintu bita icyango Isa harya manomero yera iyo ugezeyo uravuga ati cyakoze telefone se ubwo ngubwo yanyina yisigiye abana banyu hanze bari kureba turirimbo n'insoka ndazigaye ko nari abantu ntusanga bayishe ntago bayicyo sinabonye nabara barasirimutse sinabonye rero ari inkumi hemabaye ngumba sigazi yambwe tizana mbe ndebe udukoryo harya ugiye gukorera hehera bagupanze muri no minsi ubwo ngo mucura kongeye gukorera muri Gatsibo nubwo ntaramenya neza ko numvaga ariko mwabasha aho ngora muri Gatsibo kuko buriya inshuro nyinshi bagupanga bitewe n'ahantu uturuka ko niwe ubuhazi neza ubuziti ndanyura ahangaha hano ikibazo nzanyura muri naba ahangaha nyine ko niwe uzikaritsiye neza ugiye gukora muri Gatsibo ntago bira confirming 100% biracyari nko kuri 40% gusa numva ko amahirwe mfite menshi ari gukorera nka kone nasabye ko ababyeyi banjye kubera ko kandi harimo abafite za bukuru ko bahanjyana kugira ngo njye mbegera mbiteho mbaganirize mbe mpari nyine ku byo nibanyenere ni Kristo banyeneye bambonere kugiye kubera ko ababyeyi iyo bageze muri ra myaka kandi urabizi mu rugo njye usigaye nyine basista barashatse bakuru banjye baragiye atari bose ni njye usanga wandi hafi yabo se niba kohereza Haiti uzajyayo Haiti nyine uragenda nyine amahirwe iyo ubonye ntabwo shaka rero nashaka umugore abane na mukecuru wawe shaka umugore cyazo mana ntabwo urenga abakobwa bino mitsi n'idanje gusa byibuze njye imyaka 2 iri imbere ndimo ndabitekereza hariho twari turi kumwe ku ikosi mbona ameze neza kandi ufite mu mutwe muraganira buri uganira n'umukobwa kubwira hazaza nawe ukamubwira hawe hari igihe wumva umuntu muri guhuza bye ku buryo ibintu byose mwabikora bikaba fresh hariho mfite rero twari turimo turaganira ubwo ni duza nsaze ko nawe uri buzi kuri mu majama banjye ba mbere rero mu banyambura ko utaburamo ndakurega kuri muti iyi ni batiri yakita bacuruza ibiyobyabwenge uya n'urumogi uya ureka ufate rurarubitse gushyira mubwire ko ugiye kuzanyica wenda kuzankubita ipiki mu mutwe kurya nyine iyi ni batiri oya gabanya urusaku wa kamani zawukora muri genge mva nyine gabanya urusaku iyo ni batiri gacuruza urumogi mva nyine iyi batiri nabwo icyo ni iki iyi ni batiri ko kiri kuvuga se oya kirimo kirampamagara ahubwo iyi boro batirimuye mbese
ntabwo biba byoroshye rero. Munsi wa mukuru ya Viemani, Viemeze de Viemani nsanze na ari musanze mere. VSF yaba yagiye ubu wabona yagiye kureba biriya bishumba. Se wamenye ko twazanye abashumba bakatwibira inka? Yego shaka cyangwa. Alaviye ariko n'eshanu bagenda bazambitse bote. Ibyo bintu nibyo cakuza guhindura amana kagace ndashaka gusubiza agace ku murongo ibintu by'amayibo birimo kabica ubwo bujura nkabugabanya umva. Sho mvuka. Suzuko ko byava ngo na muhanuzi wabo. Ariko ngenza amuhanuza hanga. Ngo iboro atirimo umvise ndusha ko ari umugabo usuriye ndabona ari muhoza amazi ko ari umugabo iki apiri munsi yanjye bagufunga arashaka bagukuramo inzara akaba ari ko ibintu mani biba birahanga gufasha bure ugasanga ikintu ntikibasha inzoga kikagenda kikabyabuza mani buro ubujura uburara ubusambo uburana numvishe ngo buri nanga bwose cyane muri aba bana biwacu muri gatso hari niba ari inkambi ya he ni yangaramani ni wa hantu hari uburaya bukabije ubwo burara bwanya ubujura bwo nabo bana niho baturukaga batwibiye inka za muze kibaze no kuri ariko tuzabikosora nidufatanya n'utwese hamwe n'ubuyobozi n'urubyiruko ariko nabonye mufite urubyiruko no rwinshi twabonye urubyiruko bavuga ati bizakemuka nanjye mama yashyize muri club yo kuzajya njya guhugura urubyiruko ino minsi ndumva cyafasha no kuri tuzakorana gake cyapro noneho rero turaganira reka tujye kora ahantu nyine tureko gafanta twakanywa nari nubwo tunahirukanye tunaganiraho bura nanjye nsubire mu rugo njye kurara amakecuru mbamushyire nyuma bakansuhuza abavandimwe bura tuzavugana ko nanjye ndashaka kuzaza kureba mukecuru wawe shaka uzagira uze tu salamu tari meze bite hano kwa mukeraho meze neza wa mufande batubwiye afande gacanywe rwarwa rwinshi koko se yo gwagara ndarenga buriya mukamana akofa kankubaza umukobwa bavuze batwoherereje amashyi umukobwa witwa ndetse muhoza bavuga gaca nasinze yavuye kunywa inzoga uwo mukobwa akora iki se umukobwa akora iki gaca akora iki afa Rusa ubangwe bigisha ana fana y'ibyo n'ikibazo cyo mutwe ikibazo cyo mutwe ha gukoresha ibintu byo kubwenge n'ibitabi reka musiramu afite abana afande ni mwiza cyabangwe bigisha fande umuduki ejo ndi papa mukwe kwa muganga uri umurwayi sha afande gaca ubangwe bigisha gaca avuye gusambana avuye gusambana we ntabwo wabikoze se avuye kunywa inzoga ko mbona yose umeze nk'uwasinze zani mwere kwa mukamana bataruye kakagwa kari karyoshye ntabwo byiza yatanze urwarwa ruryoshye ntabwo byiza kwigafaza mwana wacu n'ubagonye nta wese afande ni ariko baragufunga ako mwantwaye muri gereza akajya kurya ibigori no gushaka ibigori afande ibyo n'umwiteho nose ubundi papa umusiramu arabizi ko afite umwana umeze gutya simana nuko twagize umushyitsi upuri ubonyesha papa arabizi ko umeze gutya afande nyine iki kintu nakubwiraga uyu mujeni twageze ibyago arwara turamo akajya kurya igitoki izina amazina yitwa yitwa Gigi akajya kurya igitoki ntacyo bavuye gusambana ntibashaka bagufunga cyangwa banakumena umutwe none se ubundi akazi kawe Jenny gace
Nambwiye ngo uriya muvandimwe wawe yitwa Jiji. Mu buzima busanzwe usakora iki? twebwe nta kazi dufite ni kwa gutuga ku nyine ku mihanda Nawe akazi ufite. twese ni ubundi Uriya muhungu wanyu se yigize amashuri angahe? amashuri se twese ntabikandagiye n'imana Ntabwo mwigeze muzi. Urambwiye ngo yitwa Jiji. Ibyo ryo kunaga muntu. Wowe se kunaga muntu ari yitwa undi ni gaca byose ni gaca mwana Wowe ni gaca. ku mihanda hose nyine muri karitsiye baratuza nyine gucukura Yego. None se umusiramu amazina ye bwite yitwa iki? mwana cya kigenda ukakimbaza ukishimana igihe ukishakira giherereye mwana Mama se yitwa iki? Mama yitwa iki? kigiye ikimenye mu kanya kigiye kugera simbashaka no kubivugaho cyane cyane Nese weho ntabwo unywa inzoga nta tabu ushobora kubikoresha wenda mu buzima n'imana irabizi habe nimero ya robine gusa cyane Nose ni nk'ahantu nko muri karitsiye ukundi mushyashya ni nk'umuntu anatemberera byibuza akaba yasanga amaniga mugakira habiri mukigendera ubundi cyakoze nimba uri umufandi werekura nyine tu ukaba watanga akantu wakurabura ndabura nyine mu kumbwira se n'ikibyeyi washatse wowe gusa none se ubwo ngubwo nta kuntu shaka ikibyeyi ubundi ibindi bindekera nta kuntu umuntu wenda yazajya aganira nawe nyine tukaganira nk'umuziki wawe nyine tukaganira wenda akantu sibyo ukaba yatanga wageze wafata ibindi wowe ubindekera ariko ukabotoreza ba bandi nanjye nubwo nakigiyemo nanjye nari ndumunikamo kuvuga ngo nanjye nari ndiniga mbere yo kujya wowe ubu tuzatubera idage nka ba bandi nyine ufite ukuntu turabimenyereye ntabwo nakubaburiza amazi ahubwo fata gutya nkwereka turaza guhura bose ubundi umuntu wagushaka nyabyo mu gikari nari ngaka niba ndabakoresha agafaranga ahubwo wowe uzi ibyo ukora se witaka nimero cyangwa n'agatelefone nko gucagingira mu mibare icumi ubundi nakagucagingira mani twebwe kuko si tutakandagiye ku ntebe y'ishuri ariko nyine ufite ukuntu akazi yaraza dufite umuriro uhagije ukanakwifashisha mu guhamagara inshuti n'abavandimwe n'amantu nyine mwavuga ati ngwino tuge amahanga nyine ugatema akazi ni akangaka ncetu sawa nta ribi nzakurabura ariko nyine mani gutya ukuntu ejo nagiye kukazana muri iyi minsi wowe uzahise ndagakunda nshaka byibuze nk'uturo imana ko nanjye ntabwo afite abandi bajama banjye mu kigo mu kigo mbona ukuntu ntabwo ufite ariko nyine mu kazi ntabwo urenza doze nyine ukoresha gake gato sawa nta biduhura nta